Yesu ashimwe cyane, amahoro y'Imana abane natwe twese. Nitwa Pasteur Mutesi Marie Aime, ndi umunyarwandakazi, nkorera umurimo w'Imana mu itorero Soul Healing Revival Church mu Rwanda. Ndi hano rero mu Burundi n'umunezero mwinshi cyane. Naje mu gikorwa cy'amakesha cyangwa igitaramo kizaba tariki 31 mu ijoro ryo gusoza umwaka ry'ubunani, cyateguwe n'itorero SCOS Synagogue Church of Jesus Christ, riyobowe na Pasteur Citegetse Eric. Ndagira ngo mbabwire mu by'ukuri, aha si ubwa mbere mpageze kandi si n'ubwa nyuma. Imana mvuga si yo nabwiwe, si amakuru nahawe, ndavuga ibyo nabonye n'amaso yanjye. Ndatumira buri muntu wese kugira ngo azaze muri iki gikorane, ba bantu bataramenya Yesu, babandi basoreza umwaka mu kabari, babandi basoza umwaka bihebye bari kubara ibyo Imana itakoze mu mwaka urangiye, babandi bafite intimba mu mutima, abo bose ndabatumiye ngo muzaze tubane muri iki giterane. Ntabwo uzataha uko waje, ndabigusezeranije. Indwara uzazana Imana izagukiza, agahinda kose uzazana uzumva Imana ikoze ku buzima bwawe ugashire. Ni igiterane, ni ijoro ridasanzwe cyane. Tuzaba turi kumwe n'abaririmbyi, tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana. Imana izaduhembura mu buryo budasanzwe kandi tuzambuka tuve ku rwego tujye ku rundi rwego. Ndabatumiye rero kandi cyane, ndabizi neza nanjye mfite inshuti hano, mfite abakunzi b'Abarundi, kandi namwe nongeye kubashimira cyane. Ibikorwa byanyu bingeraho, urukundo rwanyu rungeraho. Namwe ndabatumiye, ndimo ndatumira ba bandi badafite insengero basengeramo, ndi gutumira ba bandi bihebye, ba bandi bumva bibishye, ba bandi babaga mu rusengero bakaba bararuvuyemo, ba bandi bashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza, bamwe bafite indwara bashaka kuzikira. Ba bandi abo ndi gutumira si abafite nyine abateguye, kuko hano mu Burundi insengero zose zateguye veye. Ntabwo ndi gukura abakristo mu mashengero yabo ngo baze muri SCOS. Oya, ndimo ndatumira ba bandi bumvaga badafite nabo bazasozereza umwaka, ba bandi bashaka kumenya icyo Imana iri kuvuga muri uyu mwaka, abandi bashaka Imana ikora ku byabo no ku buzima bwabo. Abo nibo ndi gutumira. N'ukuri ibidasanzwe birahari. Yesaya hanura Yesu yaravuze ngo azitwa igitangaza. Yesu ahari ni ukuvuga ngo hari ibitangaza, kuko niwe waje ari igitangaza. Kugira ngo muzaze tubane muri iri joro. Igikorane cyangwa amakesha azabera kuri SOS Kamenge, aho ngaho nyine hano. Muzabanguke cyane, tuzabana kandi ijoro rizaba ari ryiza. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Ndabakunda, abankunda mwese ndabakunda, n'abatankunda mwese ndabakunda, mu izina rya Yesu Kristo, amen.